mwese iriya niyo mission ubundi se mission ya bishop ni ukwigwa subirikanya n'itangazamakuru ahigira abantu ngo uzabura ubugingo rero nibo bavuga ngo no gupfuzapfa ariko nkaho ariko yakamubwiye niba yarasizwe amavuta nayo gukiza abantu ntabwo ari kubica guhamagara Scovia kuvugana ese Scovia aho yabeshye d'abord urusengero uyu munsi y'amarogi yego oya abarya ruhango yego nibyo aha nose cyabeshye Scovia yibeshyeho ni kimwe nuko azina ry'umuhanga ruri mu ruhango oya cyo si ntabwo iyo inkuru ntabwo yari iyo inkuru y'urusengero ruri munsi y'amarogi yari twavuze so kuki agomba kujya gusaba imbabazi kuki se ubwo uri yatakwikebura ngo ruvana aho ngaho cyangwa abwire nyiri y'inzu yirukana amarogi nubwo tuvuga ngo urumogi ruraba rwishi ubusambanyi bukiyongera ubutinganyi inda ziterwa abangavu hatari insengero byaba byinshi ntabwo rero insengero wazifunga karema no kubagira inama ni ya development holistique ni ukumenya ngo ni gute itorero rimara imyaka 20 mu gihugu ritagira kanasari ritagira kamatene niko kanasari ritagira ga primaire ritagira na poste de santé na contribution kuri société yes urusengero rudafite ikintu na kimwe rucontributinga mu buzima busanzwe bw'abaturage rurutwa na rogi kuko rogi ira contributinga nituvuga ngo nta bugingo please ngewe ntazirwa namvugaho ntabwo ubugingo mbumukesha ubugingo bwanjye nzaho buva cyo niterabwoba niyo mpamvu na Scovia yanze gusubiza kuko azaho ubugingo bwe buturuka nasiko wateye Nyoko inda ukavuka ntiyakubwira atyo reka ngusuze kandi ngushimire ukurikiye Karegeya Omar Pano ni YouTube channel ya Karegeya Omar mumaze kwimenyera kandi ngira ngo benshi murayikunda ngene twa Theogene Mandirakiza turamenyeranye ku Kwezi TV imikwanire y'ibigo byombi nigembere Karegeya uyu munsi tugiye kugaruka ku bintu abantu benshi batari hari kuvuga atari kundi bintu byari ngombwa sagaza Scovia na Bishop Rugagi cyari ngombwa mu kwitwikira ariko se ubundi Bishop Rugagi by the way kamaze mpabana information hari abantu abonye Bishop Rugagi agaragaza ko Scovia yamubesheye ko nta rusengero rwegeranye n'akabari afite Muhanga amakuru namenye nizeye nkabona n'igihamya nubwo kuko Rugagi bivuga koko katari imuhanga ariko icyo Scovia yavuze cyo kintu gihinduka kari mu ruhango ari ugafatanye urusengero rufatanye n'akabari na betting icyo gira ngo wenda information abantu bayumve umve ko Scovia icyo yavuze icyo Scovia yibeshyeho n'akarere kandi nabwo nimwe tujya tuvuga Muhanga kuba wahitanye na ruhango ntago ari ibintu bikomeye cyane ni igitarama tutse nta birenze ni nkuko ubushize avuze uti Karegeya Omar official ukavuze Karegeya Omar Pano twavuga ukwezi komu yego ikigenzi ubundi ako nakantu gato cyane parce que ntabwo information ishingiye ku turere information ishingiye ku rusengero na emplacement yabo nicyo turareba ariko hajemo ikindi kintu gikomeye nagizeho n'ubwoba abantu bari kuvuga bati nyamara bari abakozi b'Imana terime sizina nta kantu benshi tuyumvikanaho ko na benshi ntibarabyemera ko bitwa abakozi b'Imana bati naho bavuga bafite imbaraga tutazi uko zingana ariko barazifite ku buryo bavuze nazo turazireba ubavuze ngo ntarara yego bakabihuza nuko yavuze ngo ntabwo amazabona ubugingo buhora hazabona kibaza batese kuko byaba ari iby'ijuru yavuze cyangwa n'ubundi bugingo buhora weshatse kuvuga ubuzima cyangwa rega urumva ubugingo buhoraho nk'ubu ufite ubugingo buhoraho guhera n'ubugingo ntabwo afite guhoraho ntabyo yavuze nta ubugingo biriya bintu bihatse cyo okay ubundi uko nkora hano abadukurikiye bumve ko tutaje kuvuga Rugagi na Scovia no abo ntabwo ari inkuru tuje kuvuga ibijyanye n'umwuga wacu ibijyanye n'imisengere twibaza tuti tugomba no kubona ibisubizo ese birakwiye ko habaho defensive niba umuntu avuze ko urusengero hejuru urusengero hari irogi abantu bari kwihakabyiza hasi bari gusenga cyitwa iki bitanga isura ki ntibibabuza gufashwa ariko se cyo ni kimwe icya kabiri Scovia usibye kwibeshyamo uturere nta kindi byavuze n'ibyo ngibyo ibyo turaza kureba hanyuma
ibyo wari uvuze by'uko abakozi b'Imana bakomeye nanjye ndabyemera ndabyemera, ariko ntabwo bakomeye mu bumana, bakomeye mu byo hanze y'urusengero. Yongo yabigarutseho avuga amateka y'ukuntu Rugagi yagiye i Nyanza, avugamo umuntu witwa boss wari urusengero ngo witwa Gitonga hari Gitonga ngo wari uri muri Kenya ashaka gushinga urusengero, agaca kuri wa wundi ayeso bashumuriza imbwa hari i Muhanga, Constante voilà. Bishop Constante voilà. Constante w'Umwungere, yego Constante wagize umwe wazanye Rusesabagina. Urumva iyo shene Constante, Gitonga, Rugagi n'abandi, aho ni imbaraga ziri, kuko buriya nubwo tutabitinzeho Constante mu bubishopu no kuzana abakekwaho ibyaha bihurira hehe? Uzaho bihurira ni ukuba ku isi yose u Rwanda rurimo inzego z'ubutasi ziba mu myuga yose, umumotari, umukobwa ugaragara nk'uwicuruza, umunyonzi, umucuruzi, uwihaye Imana, bose ibihugu byose ku isi bigira aba agent, mbese muri make utakekera ko yakoreshwa n'inzego z'ubutasi niwe ziba zikoresha. Izo rero ni imbaraga, niba iyo shene yabashije kuyobya indege ya Rusesabagina, abayivugwamo bose uvuze ngo bagira imbaraga ntago naguhakanya, n'icyo bavuga ntago nagihakana. Icyo ni kimwe. Hanyuma tujye mu misengere, nari maze kubikubwira. Ejo bundi nagiye gusura korali inshuti zanjye i Karembo, bashyiriye impano nari narabemereye. Noneho mu kuganira twigishanya harimo abapastoro, ndababwira ngo kuki itorero rifite ikanisa imwe mu gihugu, kuki nyiri kuriyobora yumva agomba kugenda muri vewiti? Ni vewiti ijya gusura intama za hehe? Ofete musenyeri wa Anglikani cyangwa muri wa Kiliziya Gatolika asabye imodoka ikomeye, nabyumva kuko afite amasantarare n'imiryango remezo mu biturage, ariko umuntu ufite urusengero rumwe mu mujyi wa Kigali ashaka imodoka iremereye yo kugenda hehe? Akenshi usanga bo atanatuye mu birometero birenze 3, kandi mu nzu urusengero rumwishyurira rukamuha n'imodoka ifite wowe ubizi, ifite amavitesi nkangahe, igenda birometero 100, ajyayo ku rusengero, intama ze ziri aho hafi, nta santarare, nta sikirisare, nta paruwasi. Iyo modoka ya 200 na buriya uzapadiri abapadiri bari amadiyoseze menshi muri uru Rwanda, ngiye muri Kiliziya Gatolika yoborwa na musenyeri na mama paruwasi, pardon, abapadiri bari ama paruwasi menshi muri Rwanda muri Kiliziya Gatolika, akenshi amenshi ntabwo bafite n'imodoka, bafite akamoto, ndetse n'afite imodoka baya moto bakoresha kugira ngo bekonomize essence, be gusesagura. Oya, no, ahubwo nta n'imodoka bagira, ntabwo ari ubwoko bumwe. Hari ugira aga pick-up, aga Suzuki, agashaje, ka Jimmy, n'imbaraga z'abakristo bahari. None ufite urusengero rumwe, utagira santrale, utagira paruwasi, utagira santrale, arashaka vewiti, abakristo bakayishyura batariye. Ibyo nibyo nabwiraga abo bantu, ntabwo bayishyura gusa, banayishyura essence. Yego, bo aho bakura bo ntacyo, abana babo bataye amashuri, ariko kugira ngo bongere gusubira mu ishuri banakire, Bishop ababwira ko babikesha amaturo bari butange. Uvuga ngo naducyo ufite tuzane nibwo uri bukira ubukene. Reka nkomeze. None muri icyo kiganiro mbaze kubabwira gutyo, umupasiteri umwe arahaguruka arambwira ati umuntu yanguriye amakositimu 12. Nanjye bitamubaza ngo Bibiliya na kositime, ese kositime ni ari rinete nabyumva kugira ngo ubashe gusoma neza. Ikote na Bibiliya kwigisha bihurira hehe?
nahise mbaha urugero ndavuga nti uzi abadogiteri b'i Butare ba professors ba PhDs badirije amamemoire y'abantu badirije amamemoire y'abantu bakomeye hano yabaga atarengeje amakoti 3 yambaraje muri defense aje kuyobora nka jiri ariko pasiteri icyabire ni gutekereza arabanza amakote 12 ubwo 12 n'amezi 3 buri cyumweru kuko baterana ku cyumweru donc akamara amezi 3 adasubiye mu ikote yahozemo. Ibyo bihurira hehe no kwigisha inyigisho zikagera ku mutima zigahindura societe. Ndibuka ko icyo gihe nahise mpahura n'umuntu nawe unakurikira Karegeya Omar Pano ababwira arambwira ati ngiye ibintu ushinzwe icyo bita holistic development, the whole globalistic le développement c'est le tout. Buriya ntabwo ushobora kuvuga iterambere uvanamo kimwe ukavana ugasiga ikindi. Ntabwo wavuga iterambere ryo muri roho mu rugo nta kigenda. So igomba kuba développement alimentaire, urya neza, vestimentaire, wambara neza, éducationnel, intellectuel, n'est-ce pas, spirituel, financier, tout. So rero buriya mu bibazo insengero zikunda kugira ni ukugenda bakajya muri ka development spirituel gusa, ahandi bikazamba. Umwana agata ishuri, inda zigaterwa abangavu, bwaki gatongora mu rugo, umwana akambara imyenda icitse ku kibuno, ariko ngo mu mana ariko iyo development muri kuvuga ibi hari yose yuzuye ko barakubwira ngo umwana w'umushumba ntakwiye kwiga mu ishuri ribi. Ntabwo umwana w'intama abo bande erega ntunye influence urabyemera se? Urabyemera? Icyo ndi gushaka kubwira iki umwana w'umushumba agomba kwishyurirwa n'intama. Ariko Theo ubundi uri abapasiteri ntari abapasiteri bafite n'indi mirimo. Jean Pierre wacu muri RMC ntasengera kwa Rugamba, si umwarimu muri kaminuza. None se aho kugira ngo ugire wicare ubwira intama wagatunze ngo arizo zigutunga, kuki utakora ukaza kwigisha wakoze n'ibindi? Reka ngo urugero ni ngombwa abaretse gatoya kwihuta, ni ngombwa pasiteri atungwa n'intama akazi ke kaba ko gusoma Bibiliya gusa, nta yindi mirimo yakora yacuruza. Reka se nako bigenda ngiye guha ngenza umuntu umwe umuvuga rutumwe irafite imodoka nziza y'ijipe, abona umushinga uyikodesha akayikodesha 900 ku kwezi. Ngo niyi ariko ibaye okipe yego araza niye itorero ikayishyura yari ayifite ariko mu buryo bw'amateka yabanje yari ikuye n'undi mu bakristo. Yego ariko noneho ko akibonye akazi akeneye indi yo kugendamo, arongera mu maturo avugurira indi yo kugendamo. Nuvanga iya mbere iramwishyiriza 900 ku kwezi, bamugurira indi yo kuryohamo. Nzi n'undi hano wari ugiye kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, asaba inzu hafi ya turi gukorera, bakora hakurya yaho turi gukorera. Asaba donc agiye kujya mu zabukuru, batangira contribution ngo yo kumushakira, atarigeze abiteganya we yagomba kujya mu zabukuru wenda muri amaturo yarasevingaga, eje akabwira Kristo ati ayo twasevinze mu ngure n'inzu y'izabukuru. None contribution y'abakristo mutoranyiriza amafaranga yo kugira ngo pastor ajye mu nzu y'izabukuru $150,000 byarabaye, amafaranga araboneka, baguriye itari ihagaze na 45 iye. Urumva ubwo bwesukuru babwira ati genda urambagize iyo ushaka, arambagize iye, barazimuha zikubita umufuka, kandi nayo yari yarubatswe n'abakristo, abari nayo igurwa inagurwa umurengera, igurwa ihenze, igurwa uyibamo nawe nyirayo niwe bishyuye. Urumva usaba inzu nawe wishyuwe inzu. Urumva rero hari ibigomba kuba byahinduka. So sininda rero kubya Rugagira ntuza. Ese niba muri Bwiza twigeze gukora inkuru y'akagari ka Kabuga muri Rongi kakoreraga mu kabari, urumva idarapo ryirwa ricumbirwa n'imyotsi y'ihene bokeje, kuki twabigize inkuru? Kuki akagari katagombye gukorera mu kabari? Niyo mpamvu n'urusengero rutakabaye rukorera mu marogi.
ntabwo bivuze ko nusoma umurongo urawuha ariko hejuru barimo barinyesebura wibishyigikira hari ibintu bidakwiye kubangika hejuru barimo barinyesebura uri kubyumva ariko noneho barimo barihakabyiza anaza niyahakanye ko rudahari yavuze ngo nta rusengero mfite i Muhanga ariko nta kibazo yavuze ya profise kwibeshya uturere kwa Scovia ariko Scovia icyo twakita conflict ntabwo rishingiye kuba urusengero ruri i Muhanga no rwaye Muhanga nuko ruri hamwe ahubwo ikibazo nuko ruri hamwe n'akabari n'amarogi umuntu hari noneho umuntu hari ni umuntu uhakorera hafi yaho neza n'umufonctionnaire kandi nizeye yambwiye ati ahubwo simpamvu Scovia atavuze na betting nayo birafata yego okay isomo rigomba kuvamo nyine n'ukumanza ukamenya ngo niba dukritika akagari kakoreye mu kabari niba dukritika ikinyamakuru cyakoreye mu kabari ni gute twakuva ko urusengero ruri muri rogi twumvikane rogi ntabwo ari nubwo babyita amacumbi y'amanywa se umuntu agiye gucumbika saa 5 saa 9 akaba aracumbukurutse ibaza ibikorerwa muri rogi dusipoze ka tubivuge mu mazina yabyo hasi bari gutaka bavuga indimi z'amahanga hejuru hari undi uri kuvuga iz'amahanga kubera umunezero ibyo bintu biramacinga noneho ubwo ushobora gusanga bahuje n'amatuwarete bahuje n'inzira bahuriramo uvuye mu rusengero n'uvuye muri rogi cyangwa bagahindaguranya uvuye muri rogi agahita ajya mu rusengero gusaba imbabazi hanyuma uwo mu rusengero nawe mu kanya bakajya kumukwakwanya kandi imagine ibyo bintu nese ntabwo duhora twumva ibigo abantu bari birukana amabutike yegereye ibigo by'amashuri nese rogi hejuru y'urusengero ibyo bigaragara biti ko bwawe umuntu akubeshyeye akuvuze ibintu bitari byo akuvuze ibintu bikwangiza cyangwa se bigize icyaha by the way wavuga uti Scovia ndaje mujyane mu nzego z'ubugenzacyaha ndaje nkurege ariko undi we ati niba utansabye imbabazi ntuzigere ubona ubugingo Scovia nuko yifashe ari nkanjye nahita mubwira ngiye ntabwo ubugingo mbukesha wowe direct nicyo kiganiro nayo guhita nkora urindi bundi wowe ukumva ko ubugingo bwanjye bufite muguri gutise Yongwe urabyibuka dukorana kwa Yongwe yarampembaga akambwira ngo kandi ubu ngo ndaguhembye ngo tanga icya 10 nawe kubwiye ngo naje hano gukora ntabwo naje gusenga yabimbwiye kabiri ndavuga ngo aha ni ku kazi si ku rusengero si ndi umukristo wawe ndi umukozi wawe uransoresha gute niko namubwiraga faut être clair avec les gens ubuzima bwawe wowe Imana irakiza ubukesha nde ku buryo navuga ngo n'ubugingo urabubura Scovia aragumana protection asanganwe ntabwo aranywa amazi adatetse nayagwa akarwara hazavuga ko ari rugagi ubikoze natwara imodoka nabi aramutse akoze impanuka ntabyo mwifuriza ntazavuga ko ari rugagi ubikoze araguma mu buzima busanzwe ntabwo bari rero batwigisha gukora akazi mayidiya hari umuntu umwe twaganiraga kumwe abantu baba barangije akazi nimugoroba arambwira ati ariko buriya abantu bajya birahurira hamwe akara batusiko buriya Scovia ashinganye ku buryo ikintu cyose yaba rugagi ushobora kubibazwa ati jya nari yavuze ngo mwitonde ngo natakora ikingaro nta bugingo afite icyo kiri fonde rero ni iterabwoba nyine ese harimo ibintu byinshi mwese iriya niyo misiyo ubundi se misiyo ya Bishop ni ukwigwa asubirikanya n'itangazamakuru ahigira abantu ngo uzabura ubugingo rero niba ngo no gupfa uzapfa ariko nkaho ariko yakamubwiye niba yarasizwe amavuta nayo gukiza abantu ntabwo ari kubica guhamagara Scovia kuvugana ese Scovia aho yabeshye d'abord urusengero uyu munsi y'amarogi yego oya abarya ruhango yego nibyo nose cyabeshye Scovia yibeshyeho ni kimwe nuko azina ry'Muhanga ruri mu Ruhango oya cyo si ntabwo iyo inkuru ntabwo yari iyo inkuru y'urusengero ruri munsi y'amarogi yayi twavuze so kuki se agomba kujya gusaba imbabazi kuki se ubwo uriya atakwikebura ngo ruvana aho ngaho cyangwa abwire nyiri inzu yirukana amarogi ariko none mpita nibaza ubwo nta nzego bwite za leta kuko deja turagura kuri cyane cya RGB n'insengero nubwo twajya dushyigikira ko RGB yagombaga gufunga ziriya nsengero zimwe mu nsengero yego
hako aricyo tunibaza ngo ubundi ibintu twisanze gutaha ahantu hari umudugudu hari igitifu w'akagari n'umurenge hakaba akarere sibyo kandi ugenda ufate inzu ushyire nk'akabari ahantu mu rusisiro rw'abantu batuye nk'ahantu ushobora kubangamira abantu hashyize akabari yego ureka abaturage bwo batabikwangira ariko noneho ushyira ikintu kibangamiye imibereho rusange y'abaturage inzego guhera kuri mutwara sibo kugera kamugarukire ku murenge wenda ashaka kutabimenya bakurebera ubundi ngiye RGB gufunga yazanye ibipapuro bya RGB gufunga insengero ngiye ikintu cya mbere mbona ikosa ni rya leta ubundi bisanze gutaho hantu oya bari baragiye bahana amatumu bari baragiye bahana imyitangirizwa RGB yaragiye ibwira ati mu gihe runaka mwe mwatunganyije ibi ntibikorwe ngira ngo kuko yarabibonaga ikabandikira kuko na nta nubwo igihugu kitagira insengero cyabaho fuka abantu bagira naka gahenge dufite nubwo tuvuga ngo urumugiro rwaba rwishi ubusambanyi bukiyongera ubutinganyi inda ziterwa abangavu hatari insengero byaba byinshi ntabwo rero insengero wazifunga karema no kubagira inama ni ya development holistique ni kumenya ngo ni gute itorero rimara imyaka 20 mu gihugu ritagira kanasari ritagira kamatene niko kanasari ritagira ga primaire ritagira na poste de santé ya development holistique izava he ariko hari gihe animateur afite za kaminuza afite ibitaro afite byinshi wowe uraho uravuga ngo oderi ya V8 nta n'agashuri ka primaire urashinga mu gihugu uri gusaruza gusa usaruza ukiri kuri ibyo bizabaho mu myaka iri imbere kandi bihubwiye uzabibona kubera ko tufite generasiyo zigenda zikura zijijuka mu birebwa uyu munsi bikwiye kuba birarebwa icyo gikwiye kuba kirebwa ntabwo urusengero rusezeranya abantu ibintu bidafatika bitagaragara kubereka ibigaragara uri gukora uri kubyumva ni ukuvuga ngo nize kuganira na Dr. Antoine Rutayisire nawe byumva uko nguko tuguruti twebwe aho turi tugomba tukamenya ngo uburezi ubuvuzi imirire imibereho y'abantu tuyoboye ibaye nkite urumva ariko umuntu ubwiriza amaturo gusa no kugurira pasteri imodoka nziza noneho igihembo kikabijuru gusa uwo muntu urumva uko reka nkubwire buriya kiliziya gatolika njyewe singiye kuyidefanda ariko kwirwanya byagorana ariko ibyaye birigaragaza uri kubyumva kwirwanya byagorana dufite saint za Saint Kizito za Saint Joseph za Sainte Bernadette za Sereo urumva dufite amaseminari dufite ibigo izo za Kristugwa za Karubanda za Bon Conseil ibyo bigo by'amashuri benshi muri abo bayobozi bakuriye Minisitiri w'intebe yize de la Salle ni ikigo cy'abafrere sibyo frère chrétien des écoles chrétiennes yego voilà nakubwira n'abandi hejuru ya 80% uriya muntu reka anesurimo hejuru ya 80% inze abari mu nzego bose bafite aho banyuze mu mashuri y'abapadiri yego cyane cyangwa n'ababikira reka yabihaye Imana abapadiri cyane rwose ababikira utarizemo toronkome yayizemo kaminuza yayizemo seconde no hakaba n'abatarize nk'ibyo bigo barihiwe na Caritas cyane cyane kutize bene aho byakugora kugera bene hariya nibwo burezi twemera ko buri hejuru none se kucyuza kuyiyinga ukigimba ibigwi bya wowe ugashaka gukora nkabo imyaka 20 nta na primaire vraiment nta na école primaire uragenda mu modoka noneho tukagera izindi nsengero z'abantu basaba kugurirwa imodoka mu itorero rifite abantu barenga 3 miliyoni z'abayoboke ADPR 75% batarigeze barangiza primaire ngaho ariko nabana ifite ibitaro bya Nyamata nibura akose Nyamata ubwo bivuza ariko muri 13 bivuza abantu bangahe oya dimwe oya impamvu uri kubikubwira Karege ushobora kuba ufite ikintu wazanye uri gukiza ariko ibyo bicara byinshi cyane sibyo cyane ni ukuvuga ngo wowe ubwawe niba utarigeze ubona agaciro k'uburezi uzabuteza imbere gute nawe ubwawe c'est ça icyo ntabwo cyashoboka ntabwo wabigira priorité
utarize ntushobora kugera turete kwiga. Yes, niyo mpamvu rero Ibyo ntibishoboka. rero no ongera ikindi kintu nubwo ntize mfite akazi kandi ahembwa neza ngenda mu modoka ngende pasiteri bivuga ngo kwiga se na ngombwa Sibyo? Niki? none se ariko se akagera aho yumva ko kwiga atari ngombwa. ariko se kariye umuntu ni pasiteri yagarukiye 5e primaire afite imodoka agendamo arahembwa buri kwezi sibyo Kandi umushahara wa directeur wa secondaire afite ikintu gikomeye afite power ko directeur uretse kuba bamwemerera yuko ayobora ikigo cy'amashuri we aravuga bazi ko ari umuntu bajyana ku Mana sibyo afite ubushobozi bandi ariko bandi abantu tugomba kubahindura iyo myumvire. Erega hari igihe abavuga butumwa hari igihe inyigisho zikiza rubanda ntabwo ari ngombwa nisije ko zivugwa n'abanyamadini. Minisitiri ashobora kuritambutsa rigafata, umunyamakuru yaritambutsa rigafata, societe civile yaritambutsa rigafata, transparency mupiganya ashobora kwigisha ugasanga wibye ibyo avuze ari byo bishobora gukiza rubanda kurusha kuba wundi ngo nuko ngo yambaye ntuza atukiri uva ko turenga niyo myumvire nano ayo madini n'amatora ntabwo ijambo rifasha ari ryavuzwe n'uriya muntu w'ibitabo. ese urabwo rifasha nde abo baturage benshi bo mwayo matorero hirya mu byaro bazi ko pasiteri rego menye ko harimo n'ingisho ziterabwoba ubikeretse ibi ngibi abahora umuriro w'Imana uretse gatoya aho rero cyaba ari ikibazo cyo kuba bigisha inzego zabahawe uburenganzira zikabarika wakaba imenya ngo arigisha ibiki arigisha abandi umurenge azajya muri ADP kumva ibyo bigishije yagombye cyangwa basi we wenyine. Uburyo bwo kubikontorora bworoshye nuko bihabwa umuntu ufite byibuze ubumenyi. Ariko reba urusengero rushinze hehe habayeho hameze hati abantu basengera mu miyenzi ba utagiye kugarukira rero ako gace urusengero baze niyo byaka niyo mpamvu navuga ko ari irya leta sibyo ubundi leta ijya gufunga ibintu ngeka nkubwiza ukuri gusenyera abaturage bubatse mu kajagari sibyo gufungira insengero zubatswe mu kajagari ni amakosa y'abayobozi mu nzego z'ibanze sibyo ntabwo umuntu ashobora gusiza inzu azamura agere kubikwa akora amasuku ayigemo urumva ujya kumusohoramo uyisenya kumbwire ngo njye kiriya gihe nkwiye kubona byibuze ahantu babikoze ahantu nakumva ntuje gitifata kiri ku kazi n'abari mu nzego z'ibanze bari munsi ye bose batakiri njye nibaza ko bari mu kazi kumwe ngo bari mu kazi erega kandi ikintu kitebujwe kiba cyemewe ahanini ugikoze najye ku by'isengero gitifu waba umurenganyije benshi baca muri RGB wari umazi ko hari n'abandi byangombwa biciye muri za ruswa bari abigeze gufungwa yego hari n'abandi byangombwa muri RGB byo gushinga isengero batanze ruswa bari abigeze kubifungirwa none se yazanye ikintu cya RGB gitifu yahera hehe amuzi niyo mpamvu nanjye nakubwiye leta ntakubwiye urwego inzego za leta mu mikoranire yazo nizo zagize uburangare byinshi birimo ariko birimo bizagenda bikosoka tugaruke rero ku ntama zacu ntabwo n'abadukurikiye babyumve urusengero rubangikanye n'amarogi rufatwa rute ese leta iyo ajya kwe arya ubwo simbizi niba bamwemereye zone kuko inzu bavuga ko atariye yanditse ku wundi muntu ishobora kuba ari ye yanditse ku wundi muntu ariko se ni gute wakwemera hari bizinesi zidashobora kubana ashobora gusaba nyir'inzu aho hari amarogi hagakorerwa ibindi. Icya kabiri amarogi nayo batwumve neza amacumbi hari amacumbi hari n'amarogi amacumbi ni ayandi umuntu agenda akaryamamo ari wenyine cyangwa ari kumwe n'uwo bashakanye ariko burozi ijambo rogi mu bantu bazi ibintu bya hospitality uzi ikintu kigeze ku rwego rwa lodge ubundi ukuntu cyari ikintu cyubashye uzi nka hoteli yitwa lodge iri Nyakinama hoteli nziza cyane n'umuntu ushaka kuba twagize no kujyana mu mahugurwa yego actually lodge nyine ryaragiye rirangirika biba hari ahantu bakorera bene utwo tuntu birya cyane aho abantu bihera kabisa bikemurira utubazo ariko ntabwo bivuze nyine nicyo mvuga hari amacumbi ari ofisiye arimo afite standard ikintu gitangaje ngiye mbona iriya lodge iruta ruriya rusengero kubera irusha ndetse yari ibangamiye nde ntawe erega reka nkubwire karege tuvugisha ukuri lodge niba bubahiriza amabwiriza amategeko kwanza amabwiriza amategeko turavuga yahe
yandi yo kuvuga ngo babanze barebe ko mwasezeranye se oya ntabwo ari ngombwa ntabwo biraba sibyo iteye kureba ko nta mumineri winjiyemo voilà sibyo niba nta mumineri umugabo ni cyiza cya roji ntawafatiramo ndi ku ngufu turabyumvikanaho yego bajyayo buri wese bazi ikibajyanye sibyo umusore cyangwa umugabo n'umugore bigiriye muri roji bagiye mu bintu bumvikanye bakemura ikibazo cy'irari ry'umubiri wabo ni bakuru ibyo nta kibazo ntabwo babitindaho ni besoin physiologique ibyo birarangiye icyo si kimwe ariko ntabwo ari cyo cyonyine ndi busubireho roji irasora igahakaza abasasa n'abafura amashuka ni job creation icyo nta kibazo nyinshi zinatera imbere roji ziri mu Rwanda ziruta nyinshi mu nsengero dufite mu Rwanda cyane na contribution kuri society yes urusengero rudafite ikintu na kimwe rucontributinga mu buzima busanzwe bw'abaturage rurutwa na roji kuko roji iracontributinga kuko ibintu ikora abagenerwabikorwa babyo nta kintu babangamiyeho ariko n'utari umugenerwabikorwa ngiye muturage ngiye mu mafaranga nshobora kuba umwana wanjye abonamo agemura y'ibitoki kandi ziba zifite akabari karotsa ihene zikaburwa muri icyo giturage ibitoki job creation kwishyura imisoro bifitiye abanyarwanda bose akamaro ariko ruriya rusengero ushobora gusanga ahubwo ruzonga abanyarwanda benshi kandi mubwira ngo malnutrition ziza gute ni abo bantu birwa mu rusengero basize badatekeye abana ibiryo ngo babishyira ahantu hashyushye umwana akarya ibikonje akadaka akabyimba udutama tukabyimba umusatsi ugacurama si icyo gusa no mu myigishirize yabo uzabona bakubwira ngo uruhu rwiza mfite ngo ni Yesu come on ushaka gushuka abantu yuko uruhu rwiza ufite imibereho myiza kuba ufite imirire myiza ari Yesu oya sobanura neza sibyo aho bikoma nubona umusatsi wanjye wacuramye ntabwo ariko Yesu atanze kuko nariye nabi sibyo ubundi bariya abantu ahubwo bo usanga kenshi ari ikibazo kuri sosiyete cyane kubera ko urumva ibyo nakunze kugarukaho ka gaterimi nakunze kugira ngo development holistique ubundi wakagombye kwakira abakristu mu mbere yo batera amakorasi ukabanza ukabacamo ukagenda umenya nk'uko mwarimu akontorora isuku muri classe ukamenya ndi mama bimeze bite umugabo araho aracyafite akazi ntabwo mwarwanye abana bariye ko mwarimu abona umwana ufite umusatsi umeze nk'ingegera yego ubwo ngo subirayo babwire cyangwa arakunze bari baducamo mu kazi kera yes mwarimu akora kontrole ku buryo amenya uko buri mwana urugo yavuyemo rwaraye ko rutekanye kwa yariye yakandi noneho mu matorero aramubwiriza inyigisho zimubwira ngo ibyo nta kibazo upfa ko ufite agakiza urumva rero niba mu gihe ikintu gihe ntakunze kuri Karegeya uri kugaragaza nkaho ruriya rusengero n'iriya roji urusengero ari ikintu gitagatifu noneho iroji ari ikintu kibi ahubwo nta kibi ndi kubona cya roji icyo nanze ari kuba bibangikanye icyo nanze ni ukuba bibangikanye niba ntibeshye betting ngira ngo bazihaye ni no zikontorora RDB uza amafaranga zisora 150%. Kuba betting ni kuvuga ngo abantu barimo barakontributinga ku bukungu bw'igihugu reka tuye ko betting nazo zifite abo zangiza ariko insengero zirangiza kandi zisora tugaruke ibyo nibyo Scovia yatangaje umugabo ararakara aho kugira ngo agira ibyo akosora urabyumva ntabwo bigaragara neza n'undi wese abyumve urusengero munsi ya rogi ibyo ntibibangikana ari alimentation it's okay irimo za ji na fanta abakristo bashobora kujya kunywa banyotewe ariko uribaza umunsi iyo cohabitation pacifique y'urusengero n'irogi uribaza umunsi uko amateraniro arangiye hari nk'abakobwa 5 bazamutse muri ya rogi bitwaye iki ukabibona ko ibyo wigije byapfuye ubusa ko izo nsengero zigisha gutura ariko watuye byarangiye buri kamubwire Karegeya kamubwira uko rusengero muri Kigali Nyamirambo sindi buruvuge hari umuvuga butumwa waho n'umuprofete mwigisha ze abantu bari wite babyumva numwe uri gusaba contribution yo kujya Dubai ntago narebye ubwo uraza kumubwira ariko we mu nyigisho ze harimo filozofi ivuga ko Yesu yakemuye yishyuye byose ku musaraba ibyaha byose yarabyishyuye ku musaraba no kuvuga ngo uramutse usambanye ikosa nuko utazirikana ngo ejo uzagaruke utange kimwe mu 10 unihane aya
uwo muntu niko yigisha ko numva se inyigisho ze zitaniye n'izo mu kabari. Rega nkubwire mu kabari nabwo ko simpamvu ikibazo gihari gikomeye cyane twagizwemo n'ubukoroni gituma tugira ngo amadini avuga nyine ngo amadini avuga ko abanyamadini bavuga ko iyo waretse inzoga n'ubusambanyi byose byatunganye. Akabari na lodge mu Rwanda turabikeneye kuri ko dukeneye insengero cyane ntawe ujyanayo yibye arabanza agakora yarangiza akazi agakenera kujya icyuvuze ntabwo bigarukira nagezeyo igihugu kirayabona sibyo ahemba abakozi akavamo imisoro ateza imbere akavuga uzajya ureba Cosmos ukuntu bayavugurura buri munsi ahari bisima ubunama iyo abaturage babonye icyo twita pouvoir d'achat ubushobozi bwo kujya ku isoko igihugu gitera imbere kuko ugiye kugura ikibiriti haba hariho n'umusoro ariko niba insengero zishingiye ku kuvuga ngo bishop abona imodoka nziza abana be bige heza amafaranga ari centralize ku muntu umwe gutyo harimo n'intuza harimo n'icyo umuntu yakwita nk'ubutekamutwe buriya nibyo byose rero nari kukumvaho Karegeya nuko umeze nkaho uri gufata insengero nkaho ari ikintu cyiyubashye kidakwiye kugera n'akabari ahubwo nyari gufataho yuko insengero sibyo kiyari ikimenyetso gikwiye ntabwo ariko ndi kubivuga na Scovia abigira inkuru naho yaheraga naho yaheraga kandi kuko ntabwo bikwiye pe ntabwo bikwiye ni nkuko tutavuga ngo umunyeshuri wa kaminuza uri kunywa urumogi ntabwo bikwiye ni nkuko hari standards buri kintu cyose gifite nkuko utashinga farumasi muri Poroshori ntabwo wagenda ngo worore aho wororera ingurube ngo uhite washyira farumasi ivura abantu cyetse ari iy'amatungo hari ibintu biba bitajyanye so rero urumva muri make bari abantu nta kintu kidasanzwe bapfa nuko icya kintu cyitwa ni nka over confidence n'iterabwoba by the way kandi nishimira ko benshi mu bavuga butumwa batishimiriya attitude ya Rugagi kuko arashaka kwataka umuntu uri mu kazi ke kandi ntiyabeshye ibyo yavuze ni ukuri nta n'undi utabivuga nge nuko natinze urabona mbanza kureba ibyahise ku mihanda ariko nanjye icyo kintu sinjye ntabwo nyemera so rero kwataka umuntu kuba ko ari gukora akazi kora kawe noza kawe nawe ari gukora uburyo abantu babifatiye hejuru n'uburyo abantu bagenda babivugaho commentaire z'abantu zo uzivugaho iki kuko batiki ibintu byo kuvuga ngo ntuzabona ubugingo abantu bahera bavuga ko ngo abapasiteri benshi ngo bafite imbaraga bacisha ahantu ntari buvuge kutavuga se kandi ntaho kubwiye ahandi hazanye gusesa bagira ntihari bivuga izo mbaraga ngo nguki ntabwo nakoretse iyo shene izo se ntabwo ari imbaraga imbaraga zibye indege narabizi izindi ushaka n'izihe hari abavuga ko bitangaza bikorwa bikoreshwa imbaraga ziri surnaturel akaba ari ibyo utinya byose nicyo umuntu yagishyiraho ariko uranyibukije ahubwo uranyibukije kubera ko bari abantu Rugagi yavuzweho byinshi wowe wigeze kumbwira n'icy'amagare ngira amagare y'abantu ejo naganira n'umuntu wari umunyamakuru yatangazaga iby'ibitangaza byahaberaga bibaza bwa ati njyewe iby'ibitangaza wumva ukuntu burya tujya tunayoba ni umunyamakuru akubwira ko yatangazaga inkuru z'ibitangaza bibereye kwa Rugagi ati ko nabitangazaga niko ntabwo nabibonye ariko ntazi umuntu uri mu igare niba yari aho icyo yabonye ni umuntu uri mu igare ahaguruka ariko ntazi byahageze kuko umuntu uri mu igare umuntu utari mu igare umuntu udafite umugabo yajya mu igare akagenda ndetse nyine voilà ntuzi niba uwo muntu yarigeze kugira ubuga mu myaka ingana iki ntuzi niba afite dosiye igatagara ese ubundi kuki agombera kubikora hano kwa Rubangura yagiye igatagara icyo navuze ni bino bintu by'aba bantu biroroshye cyane icyo ni kimwe reka mwereka kandi numviye muri ino saga uribuka umukobwa Rugagi yigeze kwemerera ikamba rya Miss bamwita Miss Shanita bigapfa ntaribone ariko hari irindi yabonye ngo ni yaramuhanuye nibyo yabonye ngo rya East Africa something reka se nkubwire ibiri kuvugwa bivugwa ko n'ubundi icyo gihe Rugagi akimara kubyemera akimara kwatura kuri uwo mukobwa agomba kubona ikamba Rugagi yatangiye ntabwo yavuze ngo ibyo navuze bizakorwa ahubwo yatangiye negociation na ba Prince Kid les organisateurs biranga bajya muri deal z'amafaranga ntiyayagezaho urumva ko ari mafia agira ngo wa mukobwa abone ikamba we azamuka ati ibyo avuze biraba
arangije abonye kugira ngo abonye ko asebye afata wa mukobwa amujyana mu rya East Africa uri kunyumva ari parmi les organisateurs les bailleurs biyo mu buryo buri indirect officiel ari umuterankunga waryo bigezeyo wa mukobwa arapasa ariko nyine nawe ndagutubye niba umuzi uzamushaka ibihembo yemerewe nta na kimwe yabonye usibye ikamba wenda na certificate mu icyo yari yemerewe niba ari imodoka ya miliyoni 40 ingahe nese ubwo niba turi kujya muri bene ibyo ngo kugira ngo kameme niyo mpamvu ubyumva yuko influencer ari ikibazo kurenza niyo mpamvu ngarukira databuja yongwe databuja wa twembi avuga ati abo wakijije indwara ugera mu rukiko babikubaza ukababura abo wahaye wasabiye urubyaro bakarubona ugera mu rukiko babikubaza ukababura bishatse kuvuga ngo niba ushaka ngo baze batanga ubuhamya niho kuvuga ngo igihe gihe cyo urusitiragoringa ngo uwahanuriye ibi n'ibi byagenda bite ngo abibone ni ukuvuga ngo niba mpanuriye ati uzayobora radiyo 10 aho kugira ngo aharanire ko bya bintu bigerwaho aratangira demarishe na bosi nyamara Karegeya ni umuhanga buriya urabona umuzamuye nabigera ati natsinze iyo esida yo kwa Miss nayibagiwe zose urumva niba wizera ijambo uvuga kucyongera izo demarishe zindi wakwicecekeye urumva umukobwa ntabwo uramuzi nzi ko yigeze gukora ku Nyarwanda showbiz uzamushaka umubaza ukuntu yageze muri irushanwa rya East Africa na nyina basubira kwa Rugagi n'abantu bakomeye hari ukuntu burasha muri Siramura barabinyamirambo sinzi reka ne kubijyamo cyane ababyeyi basengeraga hariya ese kuki yatura ku mwana ufite ababyeyi basengeraho kuki atakwatura kuki atakura ku mpagani kuki atatuye kuri Josiane oya attention ubuhanuzi bworiyanta no abari ubuhimbano buri abahanuzi bazima arakora batakuza akakubwira ngo bizagenda gutya nta muri ukubwira ibyo wasanga n'amafaranga yaragiye kubidinga sibyo yarahereye ku mugabane w'icyo se na nyina batanga ku cyumweru ibyo sibwo n'ibiki ibyo se n'ibiki nituvuga ngo nta bugingo please ngewe ntazirwa namvugaho ntabwo ubugingo mbumukesha ubugingo bwanjye nzaho buva cyo niterabwoba niyo mpamvu na Scovia yanze gusubiza kuko azaho ubugingo bwe buturuka nasiko wateye Yoko inda ukavuka ntiyakubwira atyo burya no kurakara biba ngombwa niba uri umuhanuzi nibwo ntuza Yongo yavugaga ati uzi ko Rugagi nyuma ibyo gukiza yahise ajya muri Kenya ngira ngo akajya haza abantu bagakizwa ariko se hashika sare 6 sare 4 zuzuye abantu wakijije abo kujya gukiza muri Kenya mu Rwanda barabuze ibijyanye na bira by'amagare byo yakwiye kuba yaragiye Gatagara akari azajya akorera agafasha afite ubumuga bari Gatagara niyo mpamvu no guhanura ntiwagombye guhanurira uwiriwe mu rusengero iwawe soho kugeze ku muhanda ukubitane na mayibobo y'Inyabugogo ya Buraye tugesho ejo uzabameye mutaziranye kucyuhera mu rusengero ndumva ngo mu buhanuzi buri orienté calculé n'est-ce pas oya na n'ubu ngenda nagerageje mu bantu bose mu nkuru zizakorwa kwa Rugagi nabuze umuntu ugenda ugira gute wigenza sibyo uzaza ngatanga ubuhamya ko 2005 yari ari Gatagara uyu munsi impapuro zo kwa muganga abantu barazibika ugenda ugiwe akwereke afungure mare akwereke tudaha ngaha bari bafotoye tibia yarashwanyaguritse none yarankijije ibyo natwe dufitemo faiblesse ko twabyakiraga gutyo se ntitugiye gucekinga ngewe Obaridi njya kwigendera Padiri Obaridi bigira ngoga njya ahantu yajyaga najyanagayo ene critique namusanze nagiye kwa Mironko ngi Masaka ngi Kabuga Inderaho niho nari ntuye yahaje kabiri nkaba mpari ndabyibuka haje Dina ipakiye yanarengeje idatinya na polisi umugabo wari uyitwaye niwe waje ambwira ati impamvu abantu bose nabazanye natinya polisi nuko ibi nibi aho twahuriye aha yangiriye ibi nibi none ndagenda sanga umugabo
nari nategeye mu rwinjiriro rwa paruwasi ya Ndera byari byabereye ku kibuga mbona umugabo wavuye igikomero aricyo kimuzanye afite imbago imwe afite igisebe muri cheville umugabo ndamucunga tuganira mbere uko ajyamo ndamucunga bageze mu kibuga aho yicaye ndakomeza ndahakurikirana Obarida avuze ati abantu bafite ibibazo imvune umugongo ibintu nk'ibyo bijyanye n'amagufwa barakize mbona wa mugabo wavuye igikomero niwe wa mbere uzamuye imbago bwa mbere nsubira handi kuko aho yari nari namurukarije nabaje gukoresha interview wa wundi wazanye abantu 60 muri dina kandi ufite séance ya 5 mubaje yambwiye ati ngewe ayo banca yose nkurikije yanambwiye ko ati niyi modoka bari barayinyibye yarabuze njya kuyisengera kwa Obardi iragaruka niyo mpamvu nayipakiye gutya mfata ibyo niwo nguwo w'igikomero w'imbago yayizamuye ndeba agiye no gutaha namuherekeje mugezi Musave agira igikomero agenda imbago yitwaye ku rutugu ibyo nibura kuko urumva rero natwe niba nabo bandi turi kuvuga niba abantu batanu bavuze ngo bari mu tugare barahagurutse kubarukariza ukamenya aho bari batuye niyo utabaza we baza umubyeyi we muvandimwe we uriya muntu wanyu yigeze avunika uriya muntu wanyu yigeze agendera mu kagare ako yari yazanye ukabaza umwana we abana se bajya babeshya papa wanyu yagenderaga mu kagare ati reka natwe dufitemo faiblesse dutuma ibintu bigenda bikiteka mu baturage bakabyemera ariko twakagumye kuverifyinga iyo nesheke yacu ubundi butaha n'ibyo twakagombye kuba tugira aho ubundi ukajya kumva umuntu ngo bagiye gukiza muri Kenya mu Rwanda nta barwayi bahari se ariko kuki yagiye aho batamuzi se ubuhanuzi buri orienté et calculé bubari à moitié faux so kariye mu gusoza leta ikwiye gukora iki ibintu kubera ko nubwo ibintu tuvuga ngo ni ibintu byo kuri social media ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi biba bishobora kuyobya imitekerereze cyane y'abaturage cyane rwose ibintu birangire gute ese hari inzego zikwiye kwenterivana muri ibi bintu bya Scovia na cyangwa nanjye ntacyo mbonamo cyahamagaza leta leta nubwo kuki ya RGB ishinzwe insengero leta twereka ati ibiri kuvuga by'uru rusengero koko n'uru sibyo twarubaninze kubera ibi nibi hakabaho iyo bizira na attaque personnelle umwe muri bo yaregera inzego kandi n'uburya n'urubanza narwo n'umwanya ariko numva nta kirimo cyo kuba cyajya mu nzego ibintu bivukira kuri social media ni byinshi umuntu wese uko umuvuze gusa rero n'iterabwoba nibaza ko uwa mbere wa Kareza ari uwo bavuze ngo nta bugingo azagira ariko bitewe n'imyemerere ngewe ngo ntabwo nakuganda ijyana ibyawe ubundi ubwirwa n'iki ko nkorera ijuru ubundi ubwirwa ko nzishimira kurijyamo wakwitonze ntawe uzarebera uribuka n'indi Rwigemera Rwigemera cyangwa rwa Butogo batizwa uzajye mu ijuru kugira yone kanakarihe n'umutware rw'ubukwisi uburiza hari kanakarihe nzajya aho bagiye urankangisha ibyo ati utajya mu ijuru uti ntabwo uza mu ijuru utabatijwe te ati kanaka avuga umwami ati yagiye akurikizaho umugabekazi ati we yagiye data yagiye sokuru yagiye ati nushaka ajya kwicwa n'irungu iryo juru ry'irungu kuki urikangisha nibyo n'iterabwoba ko kanaka ari intwari na kanaka y'u Rwanda reka nkubwire nkunda ko nubwo tutabacarenjinga nkunda ko ubuzima bwa hano ku isi ari abasenga ari abadasenga babamo neza paraporo y'ukuntu bakoze Imana irabizi kuki itavuga ngo kuki itarinda impanuka wavuye mu rusengero ikarinda impanuka n'utavuyemo so nuvuga ngo hano tureba ibingibi ibizakurikiraho hari uwizera ibizakurikira ibya nyuma ariko twe twinjoyinga ibyo tubona winkangisha rero ibitarabaho rekada no mbwira uti hazaza kamera nziza igufatirwa utavuze aho sava ibyo ndabyumva kuko ibihagera ninumva ngo muri Amerika yasohotse nzashaka amafaranga nanjye nyigure ariko urambwira ibintu
nta muntu urajyayo ngo agaruka avuge ninde ukubwira ko twese ninde wakubwiye ko ari byo dukorera ninde uvuga ko mbifitiye nostalgie no ibyanjye hano ku isi birangiye bizabirangiye nicwa n'inzara ku isi ngo mu ijuru nzarya inyanza y'ibirahure na rukarakara yananiye kuyirangiza ngo hejuru ngo nzaba ngenda ngo ku birahure n'amakaro nayabuze mutesi icyo ni ubwescro so Karege reka duhe abandi umwanya nabo baza kuduha ibitekerezo amakaro meza ni ku ikaro plaza byibishijwe n'ayo makaro yari irebera imbere ya gare uciye munsi ya sitasiyo hanyuma wahamagara kuri 0783 hanyuma abiga ibijyanye n'ibinyabiziga ni kwa mwarimu Clement abantu baba bambaza buri kanya bati mwarimu Clement turangire mwarimu Clement yigisha imodoka provisoire ni ubuntu no wishyura nyuma ukishyura nyuma hanyuma definitif ukavugana mu byiciro muvugana kugeza arayakubwira ukazayishyura umaze kuyibona mu muhamagare 0782 48 3722 n'abandi bafatanyabikorwa mwese dufite rava igurishwa ifite porte bagage ifite vitesse zirindwi inywa mazutu irashaka 16 n'igice negociable abo bose mwese muri abacu n'abandi mukomeze turabakunda so reka rero mwese mashimira bakurikiye ikiganiro reka nshimire Karegeya Omari kandi reka nshimire mwese mukurikira Karegeya Omari Pano mbabwire ngo ibiganiro byacu ku nyigo zitandukanye nahagaruka nawe utaha mwakoze nyine twa Theogene Manirakiza ibiganiro byacu haba kuri hano kuri Karegeya Omari Pano ndetse no kuri Ukwezi TV turabaye cyane tuzakomeza kubasangiza ubumenyi ndetse n'amakuru uko tubishoboye nuko tubishobojwe Karegeya wakoze cyane asante